tegereza gato mbaze nkwinjize mfite gahunda ntabwo ari nyakwikize buri wese ibyo yigize forume mbambona nk'ari ntacyo bivuze cyo nziko icyawe nicyo wakoze n'abari kizimu zahabwa ikuzo Amajyaruguru wateze waje n'amaguru byose nyuma numva indi miziki nyine igiye iza y'ama hip hop bituma nkunda hip hop cyane nibitaramo biberi naha mutumira ubujuje ibyo mushaka umuziki ushatse kuwuta utabona situbunza sere twabuza amaniga igihumbi kubera hiti yabagize amapede nkuko mwafirana kose nta hiti y'imari ibihe byose agasani gakoza agahiti kagenda imihanda gacanye imbere iti komikaza ari sawa ifite ijwi ntabanje nitamo ninde ukwandikira ndiyandikira genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Yes, reka nizere ko umeze neza cyane udukurikira uri mu bice bitandukanye Imana ikomeze kukurinda cyane abantu bari mu Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda mwese ndabasuhuje cyane dukomeje urugendo rwacu rwa buri munsi aho tukubwira ngo bana natwe mu rugendo kuzagenda ubona byinshi cyane urugendo online TV turn detection ni igice cyacu cyo gusura abantu ariko kigamije kuzamura impano uyu munsi ntago twagiye ariko ngira ngo aho turi kumwe n'umukobwa wavuye hirya mu majaruguru yamaze iminsi aduhamagara ko afite impano uyu munsi baye ngombwa ko nyine aza ubu ageze hano muri Alarm Business Center no tugiye kuganirira bamwita buretse twinjira igihanze buretse ngaho nyirabyo reka ninjire muri aka gakino mbahecece mu gace bigucange wibaze ngo mvahe vasi buri gihe ko ndekura ubundi zivaho ibibazo bibe byinshi wibaze ngo mbere nari umwanya n'uyureka nanjye ntangire mbibatemo ibyo narose byose umwanya n'uyureka mbayeho nyirabyo ninjire mbereke rino ko ari ryo geno fresh nateguye mbere yo kuza mu gakino gahunda no gushumika nkashimisha umufana wancozaho urugamba nanjye nkashonda umukara intare kazi ku rugamba ihamagarwa aho rukaze nkazibuka nkagaruka nta mutima uhagaze ninde Erina. Yes. From kwa Nyirangara. From Rurindo. Mu majaruguru. Yes. Wavuye mu majaruguru. Majaruguru. Wateze waje n'amaguru. Byose. Byose birimo. Ako gakapu kari mwiki. Ico bibanza ariko n'abantu bo mu cyaro iyo baje Kigali baba batizeye neza kaza yitwariye umushyushyo mu gakapu. Ariko umushyushyo harimo miririrwe umeze neza Erina yes meze neza cyane abantu birurindo mu majaruguru gakenye Musanze Gicumbi naringiye kuvuga ngo Nyaruguru nibuka ko Nyaruguru iri mu majyepfo yego abantu bari mo hariya mu majaruguru abantu badukurikiye abakunda impano mwese ngira ngo mwamwumvishe Erina niwe tujye kuganira kubera ko nyine ngewe yo ngo umbwiye ngo ufite impano nakubwira ngo ngaho duhe flow cyangwa se hogosa cyangwa se sirimba cyangwa se unahimbaza Imana byose birashoboka aho ufite mu impano hose ubwo nyine iyo tugutumiye nuko tuba twabanje kwicara na timu yanjye tukavuga ngo uyu muntu akwiriye gushyikirwa kubera ko no mu cyaro hari impano ariko zikwiriye gushyikirwa niwe tujye kuganire Erina n'umukobwa kubera iki wambaye gutya yego niko nambara niko wambara si byiza se kubera ko ukuntu wambaye n'ukuntu uririmba birahabanye biterwa na karitsiye aho ndakeka ari ubu se hip hop ngize ngo uribuze wambaye nk'abaraperi nyine oya ntabwo ndagera igihe cyo kwambara nk'abaraperi nyine kuko nubundi nyine ndi hasi n'imyambaro yanjye ibireshya nkanjye nyine imyambaro yawe irurindo se bana nandi hariya bana nande bana na mama n'abandi tuvukana abandi muvukana yego impano yawe barayishyigikiye cyane barabizi ko waje muri interview barabizi ko naje ikiganiro bazakireba cyane okay reka rero none tubanze tuganire ho gatoya cyane rurindo winjiye umuziki ryarubwo rindo niho wavukiye urumva ko ari naho wize cyangwa se ukiga no hirya yaho yego warize ugarukira mu kangahe wa gatandatu secondaire warayatoboye
burya biba byiza yo impano ije isanga umuntu afiteho yego ukuntu nyine wenda yanyuze mu ishuri, hari aho ugira ntibikugonge byinshi, hari aho ugera ugasanga uriyambukije da hari aho bigera bigasanga bigusabye ko uri bube ufite ayo mashuri, ugasanga biragufashije cyane. Ngaho rero nshushanyiriza ukuntu impano yawe yaje. Kenshi cyane hip hop ni injyana itarakunze kuvugwaho rumwe, ariko ndakeka ko revolution cyangwa se impinduramatwara cyangwa se impinduramyumvire yarakozwe. Cyane cyane njya nshimira Tough Gang, itsinda rya Tough Gang niryo ryarwanya intambara ikomeye kugira ngo hip hop mu Rwanda ubu ababyeyi bumve ko babahunga atari ibirara kuko niyo injyana ya mbona n'ubu hari abagifite ibyumvire ariko ni bake. Tutari twaza kuri new generation yego ya drill cyangwa se trapish nya trap, byose tutari twayizaho bari abahungu ebana kude chapeau. Ari Regent J Paul witahiye, Imana ikomeze kumuhiruko ridashira, ari Green P Fireman Bulldog n'abandi benshi aba Pifra ndetse n'abandi benshi tutavuze bagiye barwanira ishyaka hip hop. Hip hop rero mbwira ukuntu byakujemo kugira ngo uri mu cyaro. Hari nge nakubonye ndavuga nti umuntu yarambeshye menya aje tugiye aririmba muri korari ngira oya. Hip hop rero ukuntu yaje kuva kera nyine nari nkunda ibintu by'umuziki. Hip hop yo yanjemo nyuma wakundaga umuziki w'abandi ni nari nkunda umuziki wa Butera Knowless, niho nari nkunda. Nyuma numva indi miziki nyine igiye iza y'ama hip hop bituma nkunda hip hop cyane. Ninde muntu wabanje kumva bwa mbere muri hip hop? Umuntu nabanje kumva bwa mbere ni Riderman ku ndirimbo yakoranye n'akandi gakobwa n'undi mukobwa ntashona neza. Ngaho dushonesha wakantu gatoya cyane kuri iyo ndirimbo. Nimba ariyo ishaka kuba yarakwensipiye cyangwa se yaratumye ukunda hip hop, byo byose ari nk'agafro kayoze. Yes, ndakazi. Muri wowe tuvukana kwa data na mama, ndetse kandi ko mbanje kugusuhuza, nakindi kibine atari kwa kundi ngarutsi wowe ngo ngirire ikigongo mama. Nukuri koko narahemutse namahakaniro mfite, ariko nukuri narahanwe bihagije. Burya ngo utazi umwanzi yisigirira urugusa nacyo utakoze nacyo utari wampaye. Nari umukobwa mwiza ufite akadoga keza, ariko kubw'iyisi ngwambika ubusa buri urangiza riva ku mugaragaro habona Rider imbabazi bwa nyuma. Ibuka rya jambo mama yasiza kubwiye, aka gakobwa kanjye akagashiki kaureba, uzanderere none dore ndakunaniye ku munota wa mbere akimara kugenda. Yes. Ako si the queen? Maybe. Yeah, maybe ni the queen featuring Riderman nakandiko maybe ndirimbo ko bayita. Ko bari yongeye tu ko twumva amagambo aya ntago mperutse kukumva imiziki nari uwa kera nari sasa. Ni nakakera nako. Nakakera yego. Urayumva utangira kumva hip hop ikujemo? Yego. Umwana muto ufite imyaka ingahe harya? Mfite imyaka 20. Ufite 20. Ngira ko ukunze hip hop cyane. Hip hop mitanyukunda nkomeza nyine na babushari baza bituma babushari na yego babushari ubwo urumva generation yabo. Nayo hari byinshi yagukundishije. Wasoje kwiga ryari? Nasoje kwiga uyu mwaka. Uyu mwaka nibwo wasoje kwiga? None urembwira ku ishuri muri quartier bakuzi nk'umuntu meze cyamamare. Cyamamare. No kuvuga ngo Rurindo warayishumitse. Rurindo yose iranzi. Abantu noneho no kuvuga ngo birurindo n'ubwa mbere ukoze ikiganiro? Yes, n'ubwa mbere nkoze ikiganiro. N'ubwa mbere baraba bambonye. Yes, nasize bose babizi. Yose bavuga ati ngiye Kigali cyane. Ubu rero kubera ko hari n'abandi bantu batari bo muri quartier yawe bagiye kukureba, icyo tugiye gukora no guprovinga ko mutubwiriye umukobwa arashoboye cyangwa tumusubize Rurindo azamuke ajye kwihingira icyayi. Ntabwo babinkora. Yego impano ni nziza, dukunda abantu bafite impano, ariko nanone impano hip hop especially hip hop kugira ngo
ndabonye kugira ngo abantu babe successful cyangwa babashe umuziki wabo kubahira discipline ubihuza ute no kugira ngo muri quartier b'abantu bakuzi muri famille n'abandi bantu batazajya bavuga ngo wa mukobwa w'umuraperi koko yitwara. Impamvu nyine nabivuze ni nkuko nawe nyine ukimbona wambonye ubona inyambaro nambaye ukeka ko mba muri korari. Nabo rero nta bintu byinshi barambonaho kuko nyine nta n'ibindi byinshi ndageraho. Ikintu bazi nuko ndapa gusa. Ikintu bo bazi nuko ndapa kandi nabo ntabwo nari nageraho ngira wenda bivuge ntangiye kwambara za nyambaro nyine zirenze ziranga umuraperi. Ibintu nk'ibyo nyine no gufata agatuntu tw'ikinye no gufata ibikoresho ntabwo uratangira gufata ibikoresho ndatangira kwitamo kwikora. uracyari fresh and clean. Yes, ndacyari fresh. Ukuvuga ngo ntabwo inshuro nyinshi bijya bikunda kubaho tujya tukunda kubabona batowe muri yombi. Dukunda kubona abaraperi bamwe bajyanywe wawa bagiye kugororwa bakagaruka bameze fresh, tubona abandi bagiye bajya mu rehab. Biriya bintu wowe iyo ubibonye ukiri umwana muto ufata izihe ngamba mu murongo uri kwinjiramo wa hip hop? Ngewe ingamba mfata kuko n'ubu ngubu nyine ngiye nakora ntabwo ari ngombwa ko nitama. Ngiye n'ubu ngubu nakora kandi ngo mikaza ari sawa ifite ijwi ntabanje nitamo. Ninde ukwandikira? Ndiyandikira. Uriyandikira? Yego. Je kwiyandikira imirongo ebana ya fresh. Hari indirimbo yawe wanyohereje yitwa ngo iki? People. Yego. Kubera iki inspiration yayo yavuye kuki? Inspiration ya People ahantu rero yavuye. People nayanditse turi class. People nayanditse turi class. Na kwandika bakagenda n'undi nyine bancina y'abanyeshuri bamwe na bamwe abandi bakanera courage kuko nyine n'ubundi no mu kigo nari nkunda bose bari banzi ko ndirimba. People nyine ubundi nayiririmbye nkurikije uburyo hip hop idakundwa. Nkurikije uburyo iranjyana idakundwa ya hip hop. Yes. Uravuga ataba People nubwo mutagira ariko muzemera. Ngiye bazemera bazabona ko ari nziza. Iri sweet. Oya batangiye kubibona kuko ndakeka ko no muri gospel turabafite bazikora kandi bakabikora neza ubutumwa bugatambuka. Hip hop ninjyana itwara ubutumwa ni njyana yo muri mitima. Cyane. Njyana y'aba gangster. Hari ukuntu abaraperi bitwara cyane cyane iyo tuvuze nyine ngo umuntu n'umu gangster abaraperi ugasanga nta bintu by'abakobwa cyane ari kugenderamo. Ubu wowe ntago ushaka kubura umuntu nawe ugendera kure abasore? Oya. Ntabwo navuga ngo bagendera kure ako ntabwo bagendera hafi nyine. Ibyo biri ni by'ababironi. Usengera he? Nsengera mu Badventiste. Mu Badventiste. Ko bagira amahame akakaye. Oya. Uzashobora kurapa uri no mu dive bishobora cyane. Najya muri gospel bagafashwa. Hari akarimbo wanditse ka gospel ko gushima Imana nta kurandika. Uraturirimbira akaririmbo k'abadive uziho akantu gatoya akabantu bibazi badukurikiye cyangwa se kugiye gutura umubyeyi wawe uzareba iki kiganiro. Okay. Akarimbo naririmba k'abadive kacu. Rimba akantu gato nta kibazo. Nzakuru y'umubumbe naje ntacyo nzanye utuganza twanjye duto twaje dufumbase ubusa kuva icyo gihe na n'ubu ndagenzwa n'uhoraho ikiganza cye gikiza nicyo kikinkomeje. Yes. Ariko numva ufite n'ijwi riri rimeze fresh. Yes, ndacyari fresh nyine nibyo nakubwiye. Nta bikoresho urafata. No, ndacyari fresh. Uracyari fresh. Cyane. Ninde muntu ubu ngubu uri kubigukorera neza muri hip hop? Yes, umuntu uri kubinkorera ubu ngubu bushari na zo trap. Noneho ndaza kugukoresha gakwizi mu kanya. Reka tubanze tuganire, ndaza gukoresha gakwizi mu kanya utubwire according to you. Yes. Tubwire uburyo byumva cyangwa se uburyo
ubyakira. Hip hop uraririmba, ese ufite iyihe ntego ubona ibintu nyine uri gukora nibyo kwishimisha cyangwa ufite ingamba z'uko ugomba from Rulindo to Kigali? Yes, from Rulindo to Kigali. Intego mfite ntabwo ari ukwishimisha. Nkuko no kwishimisha mba nishimishirije muri Rulindo nyine nkagumayo. Intego mfite ngewe niyo kwagura ibintu byanjye, umuziki nkawukora as job, kandi hip hop nkari kuri mirongo igatwika hano hanze ikazagera no hanze y'igihugu. Umaze kugira indirimbo zingahe? Ebyiri. Umaze kugira ebyiri zikoze muri studio? Yes. Ninde ugufasha? Umuntu umfasha yitwa Izra. Izra? Yego. Numu producer. Ukora nageze ngo ni Ezira. Izra akorera hehe? Akorera Kacyiru. Uva Rulindo ukaza ukajya muri studio cyane, ukaza ugakora utugoma, imvira urwo rugendo, ugasubirayo. Afite indirimbo nziza by the way, ndayipininga hano muyirebe, yo people muyirebe, ni indirimbo nziza cyane irimo nyine drill, afite ukuntu flowing byiza cyane nyine, kugira ngo nawe mwabyiyumviye mu mukunde mu supporting, murebe ibihangano bye, kandi abafite icyo kumufasha bagufashe, kuko ntago impano ziba ziri mu cyaro nazo zikwiye gushininga cyane, gashininga ibintu bikagenda neza cyane. Umuziki iti ndashaka kuwukora ibi nibi, mu muziki bamwe ibintu byinshi ujya ubona abahanzi benshi baza bati byagenze gutya kera, ugasanga afite abantu bashaka kumufasha, ariko harimo n'abashaka ko baryamana, ruswa ishingiye ku gitsina. Ese nubwo ukiri muto ukiri kuza ntabyo uraho utangira guhura nabyo? Ikibuga cyakubereye cyiza cyangwa byose biba bivanze nyine? Ruhuka umutima utubwire, ubona hari ukuntu umuntu, hari abana benshi bagiye bazi ibyo bintu bikanabaca intege mu muziki, ugasanga ari kugenda ahura n'abantu. Ese urwo rugendo witeguye kururwana ute? Ku kibuga urimo kiba kirimo byose. Uru rugendo rero niteguye kururwana, ibintu bigenda nyine bizamo byo byerekeye ku bintu byo kuryamana wapi, ntabwo nabishobora. Nta swingi? Umuraperi? Nta muraperi bajura bakatira wapi. Nese ubu koko babibwira umuraperi wapi? Umuraperi ariko utafashe kubikoresha bakiri ariko umuraperi wapi. Ako gakwafi kawe bakita ngo iki kari ku mutwe? Baveze kandi ni akanyogosho k'aba yitwa gakwafi. Ni agakwafi. Indi muntu wakwambitse gutyo se? Mama. Ugasanga wari ugiye kuva mu rugo wambaye ikabutura. Oya. Ubwira ati have. Nta niyo ngira. Nta kabutura ugira? Wapi. Ugira amajipo gusa? Amarumbiya nkaya. Amarumbiya. Kurapa wambaye rumbi ariko biba bimeze bite? Uzi ikirimo umuziki koko. Kurapa wambaye rumbiya aba ari ruzungu, none ntabwo wabyumva. Uri proud y'uburyo cyane, na ka oxygen ka danje. Oxygen kameze neza cyane. Yego. Ninde muntu wigeze kuguca intege yakubwiye iki muri ibi bintu byawe urimo? Umuntu wigeze kunca intege yarambwiye aho nturuka karitsiye nta hantu nabashya kuba nagira. Icyo kintu yambwiye naye ndareba koko mbona ntaho, inyuma numva ko ngomba kuhagera, n'abandi mbona ko batangiye bafite haso zatangiye. Nyine nahise ntekereza ko nyine nagiye mbona ama interview y'abahanzi benshi, nkabona ko nyine nabo bagiye baca muri struggle nyinshi, nanjye nta kuntu katafatwa. Umunsi umwe hari igihe Imana inshallah, Imana hari igihe izabikora neza, kandi never give up. Hari umuhanzi umwe ni inshuti yanjye, ariko ni n'umustar arakomeye, afite izina rinini, yigeze avuga mu majyepfo, yaraje waba hari mu cyaro kure koko, kera araza ngaje i Kigali, ageze i Huye aricara aratimaza ati Kigali nayigezemo. Yabimenye hashize ngo icyumweru yuko ngatari yagera i Kigali. Yageze i Huye aricara akajya avuga ati ngombe
nzagafate muri Kigali aza kumenya ko atari yagera i Kigali ariko buri muntu wese aba afite urugendo rwe kandi haba harimo haso nk'uko wabivuze nyinshi zigiye zitandukanye ariko zirimo n'amasomo niyo mpamvu yo dukoze ibiganiro n'abahanzi bakuru harya kubwira struggle yanyuzemo by'inspiring abato urumva ko nkawe wari kuba waracitse intege ariko yo wagiye uba inspired n'ubuhamya bwa bamwe mu ba star bagiye bavuga ati ntabwo byari byoroshye kandi ubu wamubona ukabona ari gushininga cyane atwika bavuga ati nanjye ntabwo nshobora gutuza ngomba gukomeza kandi ibintu bikagenda neza iyo urebye nko mu bakobwa cyane cyane hano mu Rwanda ubona ari inde muntu wishimira urwego bariho umukobwa nishimira urwego bariho Aline Sano yego kubaze nde kujya nkubaza umuntu abantu babiri igihe tuhita mwumwe ahera kuri ubuvuzi Aline Sano Always Aline Sano Young Grace Aline Sano Fifilaya Aline Sano Pasi Knowless Marina Knowless Queensha Knowless Priscilla Knowless urakoze cyane Bushari Kevin Bushari CEO CEO boss Bushari CEO urahita mwumva okay Bushari yego Bushari nazi uhisemo boss oya uhisemo wande CEO Green P CEO Pifra CEO Fire CEO Buddha Buddha King okay reka turekera ahubwo abantu babyumvishe ayo ni amahitamo ye by the way ubwo Buddha is a king and Knowless is the queen ibyo ari byo byose uko ubivuze n'ubundi ntago nawe bigaragara ko kurikira umuziki kuko ndagira ko nta n'umuntu ushaka kujya kure y'ibintu ubuze ariko buri muntu wese agira fanatism mu mutima we cyane indirimbo yawe rero reko tuyivugeho gato people uvuze uburyo wabaye inspired n'uburyo wagiye ucika intege abantu bari kuvuga ati ibyo bintu se ibi hip hop se wa mwana we wo mu badive bwa mbere utangira kuririmba hip hop baba byakire tu mu rugo yes nibo batumye nyikunda kuko bo bumvi mama ntabwo ubundi yarakunda ibintu bya hip hop indirimba n'iby'abandi akumva atari sawa nazicuranga ati kuramo aho nyikora yanjye byatumye nawe akunda hip hop nyine ajya kumva akaririmbo kanjye ajya twumva nuwe mufana wawe wa mbere noneho ni mama wawe mama ni umufana wa oji people ngaho kubitiraho abantu people tuze usezera ku bantu bundi tubareke bajye kugereba indirimbo yo turaza kuyishyira muri section comment then to pinning sande muri church medita nsaba rugira kumigisha ngo basi buri munsi ndekure hatagira umubisha undiraho furi iyi dream fata nk'igisabo ngomba kujeshaho umubisha atazagera gake gake ndakora bikemerwa mfite gahunda yo kuza kubyagura kuko ari ibyanjye nta guhubuka gake gake nibyo bimpeshe shema buri munsi mbatamo mbatunguye ukibazaho gahunda nazipangiye ibi wumva ni ngewe ubitangiye tekereza gatubanza ubyanarize umva uburyo rina vasa zanditse harabibaza methode nazanditse bati wagira ngaraho byanditse ati list akaba yarabirabutswe tegereza gato mbaze ngwinjize mfite gahunda
ntabwo ari nyakwikize buri wese ibyo yigize forume mba mbona nk'ahari ntacyo bivuze cyo nzi ko icyawe nicyo wakoze n'abari ikizimu zahabwa ikuzo niyo mpamvu turara amajoro tumanuka vase bucya tu studi tapati tugikorera street dushaka amayidi yo gukora hiti gake gake ku gapikipiki dushakisha ipiki ducukure byinshi umuhate indirimbo utayiranshinga ntibagiye kuyireba harya ngo unywa iki yes umuhate dufite ubusanzwe unywa iki ko n'ufite imyuka aka juice yes ibintu biraho nyine harya nta kagage kabayo kabayo kadanje n'imisururu kandi kagaragura abantu n'imisururu yes mwabyumvise indirimbo bayita people ni indirimbo ye muyirebe ni nziza we love music we love young talented cyane n'abari mu cyaro twe mu rugendo mizi ko tujya tubaheza muze tubereke isi cyangwa se dukore ibintu byiza cyane dusize hamwe uyu mwana w'umukobwa nta there is no nta bintu bihenze yambaye nta birenze afite nta hantu harenze avuye icyo afite ni impano gusa niyaje hano kandi akavuga ati impano yanjye muyisapotinge ndabizi neza ko one day inyenyeri yanjye izaka before yuko tugenda CEO numvisha umukunda cyane twagiye Ingoma zikinwa ahantu hose ugeze wumvamo muzika nyarwanda izahora hasi kugeza muretse ubudebe ubizara bizu utabizaza bazo bita Robert Makene na lebo yafata umusani keretse Lina ufite amagwede trombe kuzinduka twumva radio murimo mukina madebe ngo nuko yapesha umufungo muzashiduka turi kumva mahene dore impamvu tutamera nka Naija ikinyoma cyahawe inebe soko tudakora imiziki ahubwo ibyo utazimaniga birimo amayere album zirindwi bakwima karifite inshashe ya Tabati anko ose nayishimiga tabahanzi b'u Rwanda tuziko ni sari afumba sinzozi z'abana igihumbi bubera jugunya nkama dufite angayishu isasu rimwe rikagera mu gifu tukora umuziki mwiza ku buryo tutarya turavunika ntacyo twakora muturusha pawo umutima uzaturika dufite imihara marira turira nijoro n'imani yazi uzabaza inkari inkuru yo kunywa icyayi inyuma kamenitasi reka tibyo akora ni sawa gusa kuri nge sinjya mbifana gupesi gukora ibiraka abagore impako kibagirwa tara simbabwiye ibyo wadizi naha bajya kuzitanga tuzabazifata nibitaramo biberi naha mutumira ubujuje byo mushaka umuziki ushatse kuwuta utabona situbunza sere twabuza amaniga igihumbi kubera hiti yabagize amapede kuko mwafirana kose nta hiti jimari ibihe byose agasani gakoza agahiti kagenda imihanda gacanya imbiriti nikamenye ko bwije mu cyakare kabyutse gakora tize ntimwamenye ko nize natinze ndimo ndakora nizo tize ngo vuga kuri size nanga n'igisupu cyabitse inanga buri bwa muko buje buzana n'ibyagomore mu byago sigaye nsimbukisha amavumo gende Kigali yabaye ngare kumva wayera amashoti isire kwini dutera amashoti ukumva stage bamwereke we iyo mwana ko numva ewan reka ngushimire impano yawe imana izayijya imbere ara niwe muntu dushyira imbere y'ibintu byose azakujya imbere azagusapotinga impano urayifite ku rugendo natwe dusizeho wacu umusanzu nizere ko n'ahandi kandi buri gihe anytime ufite ibintu byo kubwira abanyarwanda imirongo yo guha abanyarwanda hano habaye mu rugo juzani karibu ubundi gihe kintu ubwira abantu n'abirurindo bagiye kuba bari kureba ikiganiro mu kanya kiraba cyagezeho yes ikintu nabwira abantu n'abantu bose bagiye kuzambona hano cyangwa n'abandi bose bo hirya bagiye ku Rugendo TV bareba uburyo nahatwitse ubundi bumve n'indirimbo yanjye nanyujejeho aga freestyle gato baje kuri YouTube yanjye yitwa Elina Official bame subscribe n'amashare cyane bamfashe okay